Umuvuduko w'amaraso. Abantu benshi bahora bibaza ibibazo byinshi ku ndwara yitwa umuvuduko w'amaraso. Mbere y'uko twinikiza mu kiganiro umuvuduko w'amaraso, reka tubanze twibaze ibibazo buri umwe wese uteze amatwi iki kiganiro ashobora kwibaza ku ndwara yitwa umuvuduko w'amaraso. Ese umuvuduko w'amaraso ni iki kandi bisobanuye iki? Umuvuduko w'amaraso umuntu awandura ate? Ese umuvuduko w'amaraso urica cyangwa se ntago wica? Ese ni iki umuntu yakora kugira ngo yirinde umuvuduko w'amaraso? Ese umuvuduko w'amaraso uravurwa ugakira? Ibi ni byo bibazo bikeya ariko by'ingenzi ku buryo ubisobanukiwe ashobora kumenya niba arwaye umuvuduko w'amaraso ndetse n'icyo yakora igihe asanze awufite kugira ngo arinde amagara ye kujya mu kaga, kandi ako kaga karimo n'urupfu. Nitangaje official, mukurikire ikiganiro. Ubusanzwe abantu benshi bakunze gusobanura nabi iri jambo umuvuduko w'amaraso, ku buryo hari abavuga ko umuvuduko w'amaraso ari igihe amaraso y'umuntu ari kwihuta cyane mu mubiri, ndetse hakaba hari abavuga ko ari igihe amaraso ari kwihuta cyane ku kigero kingana n'umuvuduko wa kilometero 100 mu isaha. Ibi biratangaje. Ese ubundi umuvuduko w'amaraso usobanuye iki? Umuvuduko w'amaraso ni igihe umutima ukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ubashe gupompa amaraso kugira ngo abashe gukwirakwira mu mubiri wose. Gusa kugira ngo ibyo bibeho hari impamvu zitari nkeya ziba zabiteye, maze bigatuma tuvuga ko umuntu afite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Zimwe mu mpamvu zishobora gutera umuvuduko w'amaraso ni nyinshi, ariko hari iz'ingenzi umuntu wese yakabaye azi. Twavuga ifungana ry'imiyoboro y'amaraso, amaraso menshi cyangwa se amatembabuzi yabaye menshi mu mubiri, ndetse n'igihe umuntu akoresha imbaraga zirengeje izikenewe. Umuvuduko w'amaraso ushobora kuba indwara itica, ariko ikaba indwara mbi cyane ishobora guhitana umuntu mu kanya gato nko guhumbya. Iyo ibipimo by'umuvuduko w'amaraso yiyongereye ku kigero cya 139 kuri 49, nibyo bita prehypertension mu ndimi z'amahanga, cyangwa se itangira ry'umuvuduko w'amaraso mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Iyo umuvuduko w'amaraso warenze ukagera ku kigero cy'140 kuri 90, icyo twita umuvuduko w'amaraso ariko udakabije. Mu gihe umuvuduko w'amaraso ukabije uba uri ku kigero cy'160 ku 110, aha ushobora gupfa. Iyi mibare ni ukuvuga ko umubare w'imbere ari wo bita systole, naho umubare wa kabiri ari diastole. Ibipimo byiza cyangwa se ibipimo bigaragaza ko umuntu nta kibazo cy'umuvuduko afite biba biri hagati y'120 kuri 80 na 90 kuri 60. Buri muntu wese wagize amahirwe yo gukurikira iki kiganiro akwiye kujya kwipimisha akamenya neza aho ubuzima bwe buhagaze, ndetse agahabwa n'inama zirebana n'umuvuduko w'amaraso, haba abawufite kugira ngo bakumire ibibazo bishobora kubaho harimo urupfu, cyangwa se abatawurwaye nabo kugira ngo bawirinde. Kora subscribe, like, share and comment. Dukomeze ikiganiro. Wabyitwara mute uramutse ubwiwe ko wanduye umuvuduko w'amaraso? Abenshi bahita bagwa mu kantu cyangwa se bagahinda umushyitsi igihe babwiwe ko basanganwe umuvuduko w'amaraso. Kubera iki? Impamvu ni uko abataramenya cano bakuraho amakuru ku bigendanye n'indwara zimwe na zimwe bahita batekereza ko ibyo bakoze
aribyo byatumye bafatwa n'izi ndwara. Bamwe bati n'uwo twakoze imibonano mpuzabitsina wayinyanduje, abandi bati n'uwo nasomanye nawe wayinyanduje. Aba bagira ubwoba bwinshi cyane ku buryo bibatera kwanga abo bantu, ku buryo babonamo umwanzi ukwiye gukurwa ku isi y'abazima. Gusa siko bimeze. Ntabwo umuvuduko w'amaraso wandurira mu mibonano mpuzabitsina, cyangwa se ngo ubashe kwandurwa uva ku muntu umwe ujya ku wundi, ahubwo ni indwara umuntu ashobora kugira ayivukanye bitewe n'uko mu bisekuru bye habayemo umuntu uyirwaye. Ariko ubushakashatsi bwerekana ko hari ibyo umuntu arya cyangwa akora bikamuviramo kugira indwara yitwa umuvuduko w'amaraso. Bimwe mu bituma iki kibazo kirushaho kuba kibi harimo kunywa amatabi ndetse n'inzoga, kurya ibiryo birimo amavuta menshi, kurya ibiryo birimo umunyu mwinshi ndetse n'ibindi. Reka iki kiganiro tugisubikira aha ngaha, gusa tuzagaruka tubabwira uko ibyo umuntu anywa cyangwa arya byatuma umuntu agira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, kandi tunakomeza gusubiza bya bibazo twahereyeho abantu benshi bakunze kwibaza ku ndwara cyangwa se umuvuduko w'amaraso. Mwari kumwe na Tangaje Official, inzobere mu bijyanye n'indwara abantu benshi ku isi bakunda kurwara tuziva imuzi n'imuzingo. Niba wakunze iki kiganiro, kora subscribe kandi unakoreshe ya kugira ngo kigere ku bandi. Utibagiwe comment ku bijyanye n'ikiganiro twavuzeho cyangwa icyo wifuza ko tuzaganiraho. Owe taha. Ciao ciao.